Muri sinema y'Abahinde, ubwo ndavuga Bollywood, hari abagabo benshi baba baragiye bakora amateka ku buryo isi itazigera ibibagirwa. Nk'abo bantu harimo uwitwa Ram Charan. Uyu Ram Charan ni umuhungu wita Chiranjeevi. Uyu Ram Charan si umukinnyi gusa wa filime, ahubwo ni ikimenyetso cy'impinduka muri sinema yo mu Buhinde. Uyu yahinduye izina ry'umuryango we rirenga ku mbibi za Bollywood, ahubwo rigera ku isi yose. Uyu mwamumenye cyane mu mafilime agiye atandukanye nka Triple R, za Nayak n'izindi filime yagiye akina nyinshi ntabasha kurondora. Ariko se urugendo rwe rwatangiye gute? Nube buzima bwaranze uyu mukinnyi w'amafilime yo mu Buhinde bigatuma yigara imitima ya benshi? Ngo hayikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwe, ibyamuranze ndetse naho yakuye Bollywood ikamamara kugeza aho Bollywood ubu ngubu iri muri sinema za mbere ku isi. Ngo hayikaze ujye hageze bwa mbere, kanda subscribe tujye twibana no mu bindi biganiro n'ibi video wayikunze. Ngo hayikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ram Charan Teja yavukiye mu Buhinde mu muryango uzwi cyane muri sinema. Se yitwa Chiranjeevi, umwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu mateka ya Bollywood uzwi nka megastar. Uyu kuba yaravukiye muri uwo muryango ntibyahise bimugira icyamamare, ahubwo byamushyizeho igitutu gikomeye, dore ko uyu Ram Charan ngo akiri umwana yari umwana utuje cyane, ariko nanone yakundaga siporo cyane kurusha sinema. Bivuga ko Ram Charan akiri umwana yikundiraga ibintu bya siporo byo kwikinira cricket no kwikinira indi mikino itandukanye, ariko ibya sinema ni nkaho bitamurebaga. Ariko ibi n'ubundi kwa ko yavukiye kwa Chiranjeevi byamuhaye umukoro w'uko n'ubundi agomba gukura muri sinema, dore ko Abahinde bagira ikintu gisa n'ari icyene wabo bakunda gukoresha iby'imiryango. Usanga ziriya filime zirerekanwa kuva ku muto kugera ku mukuru ndetse n'umuryango wose, ugasanga bose bakina amafilime. Muri make mu Buhinde batezanya imbere, ariko mu muryango gusa. Mu Buhinde gupfa kwizamura mu bintu bya sinema dusanga ari ibintu bigoye. Uyu Ram Charan byamutije umurindi kubera ko n'ubundi papa we yari yaramuharuriye inzira. Nubwo yakundaga siporo, ariko n'ubundi mu maraso ya sinema yari ari mu mitsi ye. Uyu Ram Charan yize mu mashuri meza, ariko nyuma aza gufata icyemezo gikomeye, ajya kwiga ibyo bita acting, ku buryo yagiye kwiga ibintu bijyanye n'ibyo gukina amafilime. Uyu mugabo yize acting, yiga imbyino, yiga uko umubiri witegurwa muri filime, ibyo bita fitness and discipline. Icyo gihe yari afite intego imwe ye yavugaga ati nzatsinda kubera impano si izina rya data. Muri 2007 Ram Charan yinjira muri sinema, yakinnye filime ya mbere abantu benshi bakunze cyane. Kuri bamwe bashidikanyaga ko ubundi uyu mugabo atazabishobora, kubera ko bari bazi ko asanzwe yikundira ibintu bya siporo ndetse n'ibintu bya sinema atabyitayeho. Ariko Ram Charan filime yasohoye bwa mbere yitwa Magadera. Ubundi Magadera iyi ni filime y'Igihinde yakinwe mu mpera y'ikinyacumi cy'imyaka ya za 2000. Iyi ni filime iba yibanda ku muco n'amateka by'Abahinde, by'umwihariko ko babagaho mu gihe cy'ingoma ya cyami. Iyi filime Magadera ifite ibice bibiri. Icyo gice cya mbere ni cyo mu gihe cya cyami, ikindi gice ubundi kigaruka ku mukobwa barakundanye mu icyo gihe cya cyami, aricyo gice cya kabiri cyo mu gihe cy'ubu ngubu. Ajya gukina sinema bwa mbere babanje kumuca intege, ndetse bavuga ko atazamera nka papa we, nubwo ibyamugoye gusa yagaragaje imbaraga muri filime ya mbere. Ikindi abantu batangira kubona ko atari umuhungu wa Chiranjeevi gusa, ahubwo uyu nguyu azarusha na papa we. Agikina filime ya mbere yaragiye akundwa cyane ku buryo n'abantu batabyumvishije, dore ko filime zakurikiyeho zamuhesheje gukundwa n'urubyiruko, kumwe mu bakinnyi bishyurwa menshi no kubona igihembo cy'icyubahiro muri Bollywood. Uyu Ram Charan yamenyekanyeho gukina role zikomeye, imbyino zidasanzwe, gufata imyitozo ikaze mbere ya buri role. Filime ya Triple R yabaye igikorwa cyahinduye amateka burundu, dore ko iyi filime ya Triple R niyo yamuhesheje igikombe. Iyi filime inamuhindura ubuzima. Ubundi dusanga ko iyi filime yamugejeje ku rwego mpuzamahanga. Iyi filime imuha abafana ku isi hose, ibi byahise bimuhereza no kwinjira mu biganiro bya Hollywood. Nyuma ya Triple R, Ram Charan yatangiye kwitabira events mpuzamahanga, aho yavuzwe mu bitangazamakuru bikomeye byo ku isi. Uyu Ram Charan nk'umwe mu bakinnyi bahagarariye Ubuhinde ku rwego rw'isi. Ram Charan yashakanye na Upasana Kaminen, umugore uzwi mu bucuruzi no mu bikorwa by'ubugiraneza.
Uyu nguyu akaba afite ubuzima bushingiye koroherana, gufasha abandi ndetse no kubaka umuryango uhamye. Uyu ni umuntu utavugishwa cyane mu matiku, cyangwa se uyu mugore wa Ramucarani ntakunda kwivanga mu bindi bintu by'abandi bantu, we yirebera ku by'ubuzima bwe. Ramucarani azwiho kwigenga, kutirata ndetse no gukora cyane kurusha kuvuga. Abantu bakorana nawe bavuga ko uyu mugabo yitegura cyane role ze ku buryo budasanzwe. Uyu mugabo wundi ngakunze kuba ari seriye, iyo ageze muri scene iri seriye aba seriye, yagira muri scene itari seriye nabwo ntabe seriye. Ariko mu buzima busanzwe uyu mugabo ni umugabo uri seriye, kandi icyo avuze aba akivuze. Kugeza mu 2025 Ramucarani ni umwe mu bakinnyi bakomeye mu Buhinde. Uyu afite izina ritegerejwe cyane ejo hazaza muri sinema Bollywood. Uyu azafatwa nk'ikirango cyane cyase nka brand ku rwego mpuzamahanga. Ejo hazaza harimo imishinga ikomeye gukomeza guhagararira Ubuhinde ku isi yose. Ubundi uyu mugabo nawe azasiga umurage ku isi ukomeye muri sinema y'Abahinde. Ramucarani uyu ni urugero rw'uko izina ry'umuryango rishobora kukugeza kure, ariko impano n'umurimo bikagushyira ku ntebe y'icyubahiro. We twabanye dukande kuri subscribe uraba udukoreye, una liking iki kiganiro, ubundi tuzabana no mu bindi biganiro bitaha.